irahura n'ibihumbi 53 byose n'umumotari ntabwo ari menshi ukuri iki motari ni 5 nyifite hano wari washyiramo ari banga sawa ndayibonye ngira ngo urabibonye ko ziriya foto zitanafotoye neza ni ndazi foto ziriya foto ngewe ndetse bwihishwa vava atabizi sibyo n'uwafashe amafoto vava atabizi nta nubwo yari abizi ikintu cyabinteye ni igiki mbaza ngo ni ukubera iki byagenze bite mbo vava nibwo nagiye kubona mbona Imana yohereje abasinzi babiri bari kuri moto abantu bisindiye babiri ntitaye ngo basinze uko narabibonaga ko banasinze pe ko vava we ku giti cye atigeze yifuza ko mukora ibiganiro muvuga ko arwaye mushya kuki we na Dr M mwakomeje guhatiriza mutireka dukora ibiganiro urumva ngiye vava mu mwuka muti yarafite tukajya kuri centre de santé tugahura n'umusinzi akadutwara umusinzi yabatwaye ate yego kumana nuko ngo wowe na vava mwageze mu Ityazo urumva ndahabona mu Ityazo fresh urumva yaje andyamyeho ataka urumva noneho tugeze mu Ityazo nyine yarananiye turanza twicara ruhukaho gato yego ubwo mfite igikapu nanjye ubwanjye nananiwe urumva kuva i Kigali ugera iriya epfo harimo urugendo rw'amasaha uba wananiwe nta n'ikintu ufite noneho urabona n'uriya muhanda bari kuwukora ugenda ugera gutya kuryamyeho n'igikapu kuko yashakaga ngo abe yiseguye urumva wenda igikapu nari no kugishyira hasi ariko yashakaga ngo abe yiseguye binsaba ko nshyiraho igikapu hano ku matako bikamera nk'aho nyine afite umusego urumva akaza aryamye imodoka igenda yigira gutyo mbega nyine byari bigoranye ku bw'amahirwe tubona tugeze mu Ityazo ananiwe nyine rero nari ndimo nibaza mbaza Imana ndi kuguta Imana kuko twahageze urumva twakatishije imodoka ya nijoro twageze yo rero hafi mu masaa 10 mu masaa 9 gutyo urumva mu muhanda nta modoka irimo sibyo nta modoka nta moto ndimo nibaza arananiwe nanjye ndananiwe mfite imizigo utuntu nyine two kwifashisha niba ndibaza Mana kuko uyu muntu aragerayo gute urumva ngiye kubona duteye intambwe ngenda tugwana urumva bavana wese umwana ngo wenda ngo ndamufata uko nishakiye nyine urumva ngewe wenda urabona ko kose ndi umusore uri umusore biragaragara kabisa ufite akaboko nyine urumva njye nari mfitemo akabaraga kuko nari naniwe mbafashe igikapu kimwe ngihetse hano mu nda ikindi mu mugongo tayari mbamufashe gutya nyine gahoro gahoro urumva ubwo ari kugenda azungu urumva yanananiwe tuvuye hano duteye nk'intambwe zingahe nibwo Imana nagiye kubona ndimo nibaza ati Imana turagerayo gute nibwo nagiye kubona mbona Imana yohereje abasinzi babiri bari kuri moto Imana barayakorana no mu bisambo ariko urumva abantu bisindiye babiri ntitaye ngo basinze uko narabibonaga ko banasinze pe ariko mbona nta yandi mahitamo ndavuga uti Imana nyine uturengere tubone tugezeyo urumva mbo mpita bahagarika ati nyine nabonye ko basinze maze bamaze kungeraho mpagaritse moto mbona ari kugenda asitabayanga urumva ndangije nyine ndavuga uti mwakagira Imana mwe nimudufashe ahita avaho disa abasinzi arabizi bigira umutima mwiza baravuga uti abantu tugomba kubafasha ahita anshyira kuri moto n'uwo ngewe na vava nyine uwo ngo warasigaye ati aba bantu bajyana urumva ntabwo twari guhitira Kibogora nta transfert dufite urumva duhitira kuri centre de santé tuhageze ati uyu muntu nta no kwicara tihute mwihute ntimutinda bahita batwandikira transfer ako kanya duhita tujya i Kibogora rero tuhageze niho hariya nyine nawe se uvuga ngo barakoje ngo uwo mupfu muri kumujyana nyine aho ya ni Kibogora nyine none reka nkubaze twahageze urumva tuhageze nyine
abaganga nyine niho haho urabizi ushobora gusobwa ugakoresha ijambo ritari ryo ngenda byemera nakoze ikosa sibyo nyine nakoze ikosa kuko nakoresheje amagambo akomeye batanavuze gusa nyine nayo nshatse kubisanisha nabyo kuko twarahageze baravuga ngo umurwayi ngo aremba gutya ngo urihe ngo ubuse ngo umurwayi ameze gutya ngo yarembeye mu rugo ndavuga ati nari ndi mu kazi sinari mbizi numva ntibashaka kubyumva ngo ibyo ngo ni ibiki ngo wari uri mu kazi ngo umuntu akamera gutya nyine yego niho hantu nyine nakoresheje nyine ndavuga ngo uyu mupfungo oya nsha ntabwo disi bavuze ngo umupfu sibyo nyine urumva karansobwe sorry ibitaro by'Ikibogora ni abantu beza batanga serivisi nziza urumva no kuvuga muri ubwo buryo ni uburyo bari bahangayitse bavuga uti umurwayi yarembye ni impuhwe nyine bamugiriye cyane ko Vava bamuzi ni iwacu Kamembe rero ntabwo nasiga isura mbi ibitaro byacu uretse nabo nta mpamvu yo kuvuga ibintu bitari byo niba akantu kagusobwe ukakora ikosa uba ugomba kuvuga uti ahangaha wenda nanagomeza nkashyigikira icyo kinyoma kuko nta wari uharavuga uti urabeshye sibyo ariko nta mpamvu yo gushyigikira ikintu kitari cyo ako karasobwe umuntu wese wabyumvise mbabarire ni fresh cyane urumva n'abantu bashikwa basobanukirwa hanyuma ko Vava we ku giti cye atigeze yifuza ko mukora ibiganiro muvuga ko arwaye mushya kuki we na Dr M mwakomeje guhatiriza mutireka dukora ibiganiro mukaza munashyira nimero ya Vava ibyo ni nabyo navuga ko byatumye bigaragara nka ari prank bigaragara nkaho muri kwishakira amafaranga bigatuma n'abantu bagira ngo na Vava abirimo kuki we na Dr M mwakoze ako gatwiko kandi hoya nta bintu by'agatwiko urumva ngiye Vava mu mwuka muke yarafite kuko nkuko nakubwiye hari ukuntu aribwa bwagira akoroherwamo arambwira ati fina umbabarire disi bana bashobora kuba bizi ko afite abanzi benshi wenda abantu bamurwanya tumbabarire ntagire umuntu umenya ko ndwaye uceceke ndamuguteka nta kibazo Dr M nyuma arampamagara nyine agomeza mpamagara atameze utameze gutya urumva arambwira uti rero ndi gushaka ko tumukorera ubuvugizi ndanabyanga urumva ndamubwira uti hoya ati yambwiye ko nta muntu ashaka amenya ko arwaye sishaka ibintu bishobora gutuma ushwana na Vava ntabwo byakunda akambwira uti ngiye gukora ikiganiro urumva nta yindi proof ihari yagaragaza ko ari byo utabyemeye ningera mu kiganiro ndaguhamagara uvuga ukuntu Vava ameze mbanza kubyanga ndavuga uti hoya ntabwo byakunda Vava yambujije ntashaka ko hari abantu bamenye ko arwaye ngo n'akavuyo k'abanyamakuru nuko yambwiye Vava urumva rero reka nkubwiye ikintu cyanteye gukora kwemera ko ibi bintu bijya hanze kuko na ziriya foto arwaye ngira ngo urabibonye ko ziriya foto zitanafotoye neza ni ndazifoto ziriya foto ngewe ndetse bwihishwa Vava atabizi sibyo n'uwafashe amafoto Vava atabizi nta nubwo yari abizi ikintu cyabinteye ni igiki mbaza ngo ni ukubera iki byagenze bite Vava urumva nubwo ikintu cyabinteye nabonye nubwo ari kwihagararaho kuko ariko nta bushobozi afite sibyo Vava twarahageze kuko narahageze nyine abaganga ati ndabwira uti muduhereze icyumba bati n'umukobwa n'umutesi ntago mugomba gufata icyumba uyu munsi agomba kuguma hano nyine hari bakirira abarwayi muri Arijance muri Arijance yego muri Arijance Nyamasheke ndavuga nabi nyine noneho ati ntabwo araguma hano hari abarwayi barembye aho tugomeza tumubona abaganga tumwitaho muzajya mu cyumba ejo noneho bukeye baravuga ubu ngubu noneho mwajya mu cyumba nta kibazo urumva nyine bagiye kuduha icyumba ishambure yabonetse ni 20,000 urumva Vava namubwira ibintu by'amafaranga kuko urumva nanjye naje mvuye mu kazi bintunguye ku buryo no kuza naje bintunguye Dr M niwe wadutegeye urumva Dr M disi n'umwana mwiza nubwo wenda ashobora abantu bimwe bavuga ngo yabategeye ibajyana Nyamasheke niwe wadutegeye ku mafaranga ye urumva nanjye nta mafaranga nari mfite ako kanya ndetse Vava nawe nayo yari afite na Vava niba yaranayafite ashobora kuba wenda ari ahantu runaka ariko ako kanya nta mafaranga yari afite Dr M niwe wadufashije urumva noneho
Vava namubwira ibintu by'amafaranga ati nta mafaranga afite urumva mbo Dr. M nawe nabimubwira nkumva wapi urumva hari imiti iyo umuntu arembye hari imiti bakwandikira iba ikenewe kugurirwa hanze ibihenze nyine idatangirwa hariya ugurira hanze mu mafarumasi imiti ikomeye batwandikira imiti nambwira uti dore baduhaye imiti niyo tujya kuyishakira hanze ati nta mafaranga mu by'ukuri ndamubwira none se Vava kuri kwihagararaho uvuga ngo singira umuntu umbwira ko urwaye kandi hakaba hakeneye amafaranga nkaba mbona uri kugira bigenda ute oya nyine pe ngo byihorere ngo ubwo sinzi ukuntu biragenda ariko ngo sishaka hari umuntu umenya ko ndwaye mu by'ukuri ikintu cyanteye nyine kubikora nabonye nubwo ari kwihagararaho ariko nta bufasha afite akeneye support ikindi kandi mbona Vava afite abantu benshi bamukunda abanyarwanda bamukunda ndetse afite n'aba diaspora bamukunda urumva ndavuga ngo kugomeza mbihisha n'ubundi nta n'ubufasha afite ubwo abaganga ati okay niba nta mafaranga ubwo murajya kurwarira murajya mu ntuze muri sale hamwe haba hari akavuyo k'abarwayi sibyo abarwayi benshi nyine nabwo mbivuze n'aba akavuyo nabyo sisa urumva ndeba Vava w'umusitari urumva hariya koga biba bigoranye icyiza cyariya muri chambre mama ufite ahantu umurwaza bari mwisanzuye urumva yakenera koga umurwayi akoga urumva kandi ako kanya mbona nyine ntabwo biri gukunda mbona nyine akeneye koga urumva twari twaharaye nyine mbona bikomeje kugorana yego kuvana umurwayi aho ngaho urembye kujya kumwoza epfo nyine mbona biragoranye pe mbona nubwo ari kwihagararaho ariko akeneye ubufasha yego ubwo niko Dr. M yari kumamagara reka bigenze gutya nibwo rero natangiye kwemera ko kuvuga mu kiganiro uti okay nta murwayi utegeka umurwaza aka kanya nta yandi mahitamo mfite ngomba kumukorera ubufasha n'ubuvugizi yego ndabizi nawe nabibona azabona ko byari ngombwa nakira nawe n'umuntu mukuru mbona nta yandi mahitamo nibwo rero namufotoraga ndamubwira Vava reka ngo ufotore ifoto inyohereze Dr. M arabyanga bikora ku itegeko nyine ku ngufu aryamye ndamufotora urumva nibwo nyine natangiraga kuyabohereza abanyamakuru nyine babibone koko ko arwaye sibyo bamwe wagendaga wese ari amafoto yose nyine nkamwitaba kuko nkamubwira uti Vava ameze gutya ari mu kiganiro kugira ngo abone iyo support rero nta bindi bintu bya prank nyuma Vava icyo gihe se wajyaga kwitaba wajyaga ku ruhande ngo Vava atabona kuri kwitaba uvuga iby'urwayi bwe ko mwari mwabimuhisha oya naritabaga ubwo wasanga atarabagaza bindi turi kuvugana naritabaga rimwe najyaga hanze cyangwa se nkanahitabira aho ngaho arwariye yego Vava mu by'ukuri nawe ni umuntu kandi azi ubwenge ni umuntu mukuru sibyo amaze kubona ko nyine batangiye kujya nyine bamuhamagara bamwohereza atangiye kubona received za message zimubwira pole urumva nibwo kuko nawe baratekereje avuga uti ibintu Fina yakoze nibyo nibwo yatangiye kushimira arambwira Fina wakoze urumva bukeye rero nibwo urumva nayo nasize akazi nibwo urumva muri iryo joro nta famiye nigeze mbona nyine mama we cyane ko aranikuriye arashaje ni mama nyine udafite ibintu bihagije ku buryo hari ikintu yamufasha Vava ahubwo iyo ari muzima niwe ugira ikintu afasha mama sibyo wenda iyo mbona afite n'umuryango wifashije uri kubikora nari kwicecekera ntacyo byari kuba bintwaye cyane ko nta izindi nyungu nari mbifitemo nabishakagamo icyo njye nari nkeneye ni ukubona Vava akize nyine ameze neza rero cyane kubikora ni uko nabonaga nyine nta yego Vava rero nibwo yatangiye kuvuga uti wakoze aribwo yatangira no kujya avuga mu biganiro uti wakoze ashimira Dr. M mbo nibwo nahamagaraga haza murumuna we tumaranye iminsi ndakeka abanza ari 3 nibwo nahamagaye haje murumuna we wo kwa se wabo Vava nyine aranshimira avuga warakoze rero kuva urumva baratangiye no koroherwamo kuva murumuna wanjye aje nta kibazo warakoze wowe wagenda ukisubirira mu kazi ndabona aho bigeze
ibindi Imana yaratangiye koroherwamo nyine nakubwiye ngo hari ukuntu yoroherwamo akongera akaremba ku buryo noneho yari yanorohewe bafashe n'umwanzuro w'uko bagomba kumusezerera urumva arongera araremba noneho bisubira ububisi urumva ari nabwo bafataga umwanzuro wo kumucisha mu cyuma rero nibwo nazamukaga musigira murumuna we kwa se wabo urumva rero ibyo bintu abantu barimo bavuga ngo ni amapuranka ngo ni ibiki rwose nibagabanye Vava ararwaye biriya by'amashusho ngo umuntu urwaye ngo bigenda gutya ngo yisiga mekapu arega yakorerwa ni umukobwa arega abateganya ziriya mekapu n'inda zimusize arega ni umukobwa sibyo nk'uko ashobora kurwara akaba arembye yagira ku gahinge agakaraba akisiga agasa neza ko hari buze abantu baza kumureba rero nyine abantu nibaganye pe ukeneye kumva hari ikintu yakora sibyo ngewe ibintu nta nyungu rwose mbifitemo inyungu mbifitemo ni ukubona Vava akize Vava wanyu mukunda uza akabasetsa akabaha ibyishimo abatikitoki birirwa basubiramo Vava yabaye Vava rero mwibana n'umuntu kuko yishimye ari mu mahoro nagera mu bibazo mu mutererane sibyo Vava rero ntabwo yakina puranka kuko ntabwo abuze uko abayeho urabizi abanyamakuru mwirirwa bamuhamagara yabuze n'aho ajya n'aho areka atarwaye yakikorera akazi ke bisanzwe sibyo ukeneye kumufasha namufashe kuko na n'ubu ntarakira ari nayo mpamvu Pastor Claude nyine nawe yagarutse akavuga uti rwose ndayamanitse kuko yavugishije Vava avugisha n'umukuru w'ibitaro w'ibitaro arwaye icyo akora tugeranyije uko twamwakiriye n'uko bimeze birimo biraza sibyo rero Vava ararwaye akeneye ubufasha bwanyu amaboko yanyu abantu bamukunda uwumva hari icyo yakora sibyo nagikore abone iyo shyushyu abone izo mbuto amere neza azave mu bitaro ameze neza n'uwumva nta kintu agomba gukora nacejeke areke gutuka abantu kandi gutuka abantu ngo ibiki n'ibiki sibyo saba n'abantu bo muri komenti abantu batukana rwose ngiye kuntukana niba ufite umwanya untuke sibyo icyo nzi cyo nge nta kosa mfite sibyo nakoze icyo ngomba gukora sibyo mureke gutukana uwumva ufite icyo gukora gikore uwumva nta n'icyo afite cyo gukora yituriza areke guca n'abandi intege ikindi kintu mvuga sibyo hari nk'abantu baba bari muri komenti sibyo njya mbibona muri komenti ugasanga koko mu by'ukuri uwo muntu afite umutima mwiza afite umutima wo kuba yafasha abantu bumva nyine ukumva afite impuhwe afite umutima mwiza ngo disi uwo muntu nimumufashe ngo disi ngo abantu bafite ubushobozi nibafashe wenda ntavugiye na Vava wenyine ugasanga umuntu akeneye gufasha nyine kuri YouTube wenda bambisizeho turi umuntu akeneye gufasha umuntu wese ati disi kandi mu by'ukuri ubundi nta muntu ukoresha YouTube w'umukene cyane sibyo barahari babakene nyine banza wumva nyine barahari babakene sibyo kuko abantu bose ntabwo tunganya ubushobozi ariko burya umutima ufasha ntabwo bisaba ibintu byinshi byonyine kuba Imana yaguhaye kuko hari n'umuntu wabuze ubushobozi bwo kujya kuri YouTube umaze amezi angahe atanayifungura kuko ntiwayijyaho udafite megabyte sibyo niba wagize amahirwe ukabona izo megabyte uguze megabyte za 500 urarebye ikiganiro kimwe bibiri ikiganiro cyose kijura kire ubuntu ubwo bushobozi ahubwo wirirwa muri disi sibyo ugasanga komenti zirenga 100-200 ziri muri disi nimufasha uwo muntu nyamara sibyo za megabyte waguze wenda za 500 wari kugura nk'iza Truwasa bya biceri bya desi za Truwasa ntago zaguhaza nese nimusanga ukoresha za 500 kandi ukabusa bwo kureba ibyo biganiro kandi ukabusa iyo udafite izo mega kwikunda ntabwo bavuga ngo nimba ari kugura mega za 500 bagure za Truwasa oya yanazigura ariko ikintu ushatse kuvuga sibyo niyo cyaba igiceri cy'ijana igiceri cyanditseho 1.02 sibyo kimwe uva guhaho gaterera nka hariya ushobora kugifata ukacyoherereza wa muntu na wa wundi nawe akohereza igiceri cy'ijana n'undi akohereza desa ugasanga wa muntu abonye ubufasha
sibyo apana kuvuga ngo disi urumva ubisunikiye kuri runaka nuvuga ngo disi ngo yo disi nundi akavuga ngo nese arafashwa nande sibyo niyo mpamvu usanga kenshi mu banyarwanda habonekamo ubufasha gake ugasanga kenshi ngo amafaranga yavuye mu diaspora ayavuye mu banyarwanda ni make nyine akenshi duhora tureba ku bibazo byacu nyamara ntago umutima ufasha usaba ibintu byinshi Imana ireba wa mutima wabikoranye sibyo kandi ukuboko gutanga iteka ryose guhora kwakira umugisha sibyo niyo cyaba igiceri cy'ijana aho kuvuga ngo disi cyohereze n'undi nawe cyohereze wa muntu arabona ubufasha apana komenti zirenga 200 za disi yani icyo navuga. Hanyuma kuki wowe na Dr. M mwahisemo muti reka tumujyane? Urabona ubwawe wivugiye ko wageze mu rugo ukabona yenda gupfa, ariko uravuga uti reka tumujyane urugendo rw'amasaha 6, ahubwo nekereza ko byibuza mwari kwanza mukamujyana mukamuvuriza i Kigali yakoroherwa byibuza nakafite akabaraga karwo mu mujyana hariya iwanyu Nyamasheke. Ko Nyamasheke urugendo rugenda ndaruzi, arugendo ukabona imodoka irimo iragenda yicugusa yize ukabona mugiye kugwa, ntawe gufata umurwayi urwaye ameze nabi mukavuga mutureka tumujyane Nyamasheke ntago mujya mubona ko rikose mwakoze. Mikoro yegereza yegeze nta kibazo tugiye gusoza. Urumva sibyo ntabwo ariho hambere arivurije nkuko nabikubwiye ariyivurije mu bindi bitaro harimo kwa Nyirinkwaya sibyo bamuhereza imiti urumva ushatse kuvuga ngo n'ubundi yari yivuje sibyo kandi niyo mahitamo y'umurwayi yavuze ko ashaka kujya kurwarira iwabo ngiye nanabivuze ndabwiye se mwaritse tukamuvuriza i Kigali kuko ngo bajyaga hanga umugenda ngo banze ngo babaye transfera babona bari kugomeza babacisha nyamara iwabo hari ahantu yagenda agahita yivuza kandi hano hanegereye mama we nakubwiye nkuko nabikubwiye hari ukuntu bawegereye umubyeyi ukumva nyine basi hari ikintu biratanga sibyo umwana ku mubyeyi sibyo rero nta yindi mpamvu yatumye ajya kwivurizayo cyambere n'ubundi yari afite iyo miti n'ubundi ari kuyinywa ayinywa n'ubundi nta kintu iri kumumarira kandi Kibogora burango by'umwihariko hari abarwayi ngo bavura ibifu cyane uretse ko ntaho bataba nyine ari ibintu abantu bisizemo ariko hari abarwayi bashoboye hari abaganga bavura cyane nyine we yagendeye muri ibyo rero uti iwacu niho bamvura nkakira rero urumva umurwayi niba ari kubwira gutyo kandi n'ubundi hari itengo ry'imiti kubwira uti iyi n'ubundi nta kiri kumamarira mu njyanaha sibyo ugomba gukora ibyo agusabye wenda dushobora kuba twararebye hafi ariko isaha y'umuntu itaragera Imana nyine byari ngombwa kandi yaramurinze tugerayo amahoro. Yego. Nyuma y'ibi minsi bikubayeho byose n'icyo kintu wicuza? Nicuza? Yego. Nta na kimwe pe. Nta nubwo ujya uvuga ati ubitewe na comment uburyo abantu bakuvuga ukicuza uti mani iyo mba nataragiye muri bino bintu iyo mba natafashe vuba ntabwo ujye kubaho? Njye ntabwo nakicuza kubera ko nta kintu kibi nakoze sibyo nta kintu wakora ngo unezeze abantu bose sibyo na Yesu ari umwana w'Imana yaraje abo yakijije uburwayi abo yagaburiye nibo bahindutse inyuma ati nabambwe bamutera amabuye sibyo rero uri mu isi nta kintu wakora ngo unezeze abantu bose gusa ngiye mpamanyije n'Imana n'umutima wanjye n'abantu bafite imitima mizima bumva sibyo kuko hari abantu bumva bihabanye n'iby'abantu sibyo nta kosa mfite n'abantu nyine nabo babona ukuri nta kosa mfite rero nta kintu gihari cyo kwicuza kuvuga ngo naragiye ngo kubera iki nagiyeyo ubwo nyine nuko Imana yari yabyanzuye kuvuga ngo nabuze akazi ubwo nyine nta kintu na kimwe kiba gitunguye Imana rero nta kosa nakoze rihari ryo kwicuza. Byibuze se abantu ushimira muri bino bihe byakubayeho ni nk'abandi? Abantu ushimira shimira abantu baza muri komenti batantuka bavuga ngo warakoze ako ikundana wakuvuga neza cyane. Njye ntabwo mumbwira nabi nakoze ikosa sibyo nk'abantu kandi shimira n'abantu bambwiye uti warakabije sibyo wavuze nabi. Njye ntabwo ntinya umuntu umbwira ngo wakoze ikosa sibyo iyo nakoze ikosa kambwira uti hano wakoze nabi nemera
gukosoka kuko ndi umuntu kandi abantu turangwa n'amakosa sibyo ya rero ngiye nshimira umuntu utantuka abantu baje bangira inama ahubwo batantuka bambwiye uti merci warakoze mukobwa mwiza ngiye nkunda nyine umuntu umbwira neza mbasaba ntagire umuntu ntuka muri comment uwumva mu mutima we afite kwandika ibintu bibi antuka ntiyandike handika umuntu umbwira neza sibyo ya uwifuriza vava gukira nibyo shaka ndabizi ntabwo zibura ariko nyine ntabwo ubundi ari ngombwa ngo utuke umuntu ya gutukana ntabwo ari wo muti w'ibibazo none wenda ikibazo cya nyuma dusoza sibyo watubwiye ko wowe ujya kureba vava wari uvuye mu kazi usize bosi wawe ugarutse uvuye kureba vava uvuye kumurwaza akazi kawe byagenze bite uracyagakora ya nyine urumva akazi k'umukire bajya bavanga abakire si abantu ariko buriya nabwo babikoresha mu buryo bubi ahubwo mu rundi ruhande sinamurenganya sibyo turabizi nyine abakire muri bizinesi abakeneye nyine ibintu bimufitiye inyungu yabonye akazi ke katahagarara ntabwo namurenganya ubwo nyine nuko Imana yari yabibonye njye sinjye ntinda ku bintu ubwo kandi n'Imana yari yabyemeye Imana igiremo ibindi n'ubundi nabyo sinari ko bizakunda sibyo n'ibindi Imana izabikora ubwo umuntu uri bukubone muri kino kiganiro akabona akumva ko ihuriye n'ibibazo nyuma yo kujya gufasha vava ugiye kurwaza vava za Nyamasheke akavuga ati uyu mukobwa reka mwifashirize muha akazi biremewe cyangwa ise uvuga ati reka mbireke nta kibazo abakire ni bankunde banyihera ibirakankore akazi nta kibazo rwose akazi akakokose agakora ndi gukora cyane nge papasi yanjye ni ukwikorera papasi ni ukwikorera umuntu wagushaka yakubona gute yakubona kuziye nimero za telefone cyangwa izihe social media yakubona hehe mu minsi iri imbere ndetse ko bino bintu nyine bitumye imitanzamo itangazamakuru ariko n'ubundi nari ngiye kuzaza ndimo gukora umuziki ni nayo mpamvu nyine abantu bambona nyura umupira wa Bruce Melody bavuga ngo ni ugutwika ariko nta kibazo tuzabikora ikiganiro cyabyo kijyanye n'umuziki wawe mu minsi iri imbere rero bazambona kuri channel yanjye yitwa Fina TV Show channel yitwa Fina TV Show ako ngo si harira reka ndebe kuri YouTube turebe nta kintu cyari cyatangiye kujyaho za proding indirimbo dushyireho inyuma ariko aka kanya ikintu gikenewe ni ubufasha bwa vava ibyanjye ntabwo biri ngombwa cyane ibyo tuzabijyaho nyuma vava yakize yabonye ubwo bufasha sibyo ibyo nibyo bikenewe ibindi Imana izabikora nyuma gusa uwankenera kuri telefone nimero yanjye ni 0782 250 94 iri no kuri WhatsApp nta kibazo rero abantu tube dukora subscribe kuri Fina TV Show kandi ikindi mwibuke gufasha vava urumva ko ntago amerewe neza ntabwo arakira ikindi kandi abanyamakuru mugabanye rwose niba mukoze n'inkuru muvuge ku nkuru yuko arwaye kuko niko kuri guhari ntabwo nkeneye kongera kubona inkuru zanyu ngo vava ngo igisambo ngo vava prank ibyo bintu nimubikomeza n'Imana irabahana kuko muri kwikina hejuru y'ubuzima bw'umuntu nta kibazo nimba ariko bimeze urumva abantu bose urumva ngiye mubona naguhamagaye no kugira ngo dushyire clear kuri ibyo bibazo byose bihari by'abantu bibaza benshi aho bigiye bitandukanye kandi nshimye mwege twakomeje kubana ni kumwe n'umukobwa Fina umwita Fina w'abanyarwanda mumurebe kandi ngo mumukunde cyane ko mu minsi iri imbere araza kuba ari kuri channel yiwe abahereza ibikorwa byiwe bigiye bitandukanye kora subscribe rero dukomeze tugendane 5 kuri 5.